Abantu benshi batandukanye nawe urimo bamenye ubwenge bumva yuko iyi si izarangira, ariko uko ibihe bigenda biha ibindi, bamwe barinda basaza uko kurangira cyangwa kurimbuka kw'isi batakubonye. Cyakoze bamwe mu bana babo aribo batwebwe, dushingiye ku bushakashatsi n'ibyanditswe bitandukanye ndetse na Bibiliya yera ku bakristo, twemera ko hari umunsi w'imperuka, ariko sinabura kukubwira ko hari benshi batemera yuko iyi si izagira iherezo. Ni John Advisor, umujyanama wanyu wihariye nk'ibisanzwe. Murabizi iyo mpari byose birasobanuka, nta mayobera. Ibuka gukora subscribe, usangiza abandi iyi video. Ndaje nkubwira ukuntu isi igomba kurangira n'ibizatuma irangira, kandi ndakubwira n'ukuntu abantu tubishatse iyi si tutatuma irangira. Impamvu zigaragazwa mu nyandiko zitandukanye ku bijyanye no kurimbuka kw'isi zishingiye ku myemerere, ubumenyi n'inyandiko za gihanuzi. Nta gutinda, dore zimwe mu mpamvu zikunze kuvugwa mu buryo butandukanye. Number 1. Imyemerere y'amadini, ibyahishuwe n'imyandikire ya Bibiliya. Imyemerere y'amadini, ibyahishuwe n'imyandikire ya Bibiliya. Mu myemerere ya Gikristo, Bibiliya ivuga ko isi izarimbuka kubera ubushake bw'Imana mu guhana ibyaha n'ubugome bwa muntu. Mu gitabo cy'ibyahishuwe hateganyijwe ko isi izagerwaho n'amakuba akomeye, harimo intambara, inzara, ibyorezo n'ibihe bidasanzwe, kugeza aho Imana izatsembaho byose kugira ngo habeho isi nshya n'ijuru rishya. Reka mbibutse yuko imirongo myinshi yo mu byanditswe byera yerekana yuko Imana itarimbura isi burundu, ahubwo izayisukura ihindure ahantu hatunganye. Urugero, iyo usomye muri Petero ibice 3 umurongo wa 10 kugeza kwa 13, havuga ko isi izarengerwa n'umuriro kugira ngo ibyanduye byose bisenywe, hanyuma hazaboneke ijuru rishya n'isi nshya aho gukiranuka kuzatura. Ibyanditswe bivuga ko urukundo rwa benshi ruzakonja. Ibi bisanga muri Matayo ibice 24 umurongo wa 12, kandi ibikorwa by'ubugome biziyongera. Abashakashatsi batandukanye berekanye ko ikintu cya kabiri gishobora kurangiza isi ari ikoranabuhanga n'ihindagurika ry'ubumenyi. Abashakashatsi n'abahanga mu by'ubumenyi bavuga ko hari impamvu zishobora gutuma isi irimbuka. Ingero batanga harimo impinduka z'ibihe, icyo bita climate change mu rurimi rw'amahanga, ihindagurika ry'ibihe bitewe n'imyuka ihumanya, irimbuka ry'ibidukikije ndetse no gushyuha kw'isi, global warming, bishobora kuzana ibibazo bikomeye byangiza ubuzima kw'isi. Iterambere ry'intwaro za kirimbuzi. Reka nkubwire yuko intwaro za kirimbuzi, izo wumva bita ngo ni nuclear weapon, zishobora kwangiza isi mu gihe zaba zikoreshwa mu ntambara z'amahanga. Ngira ngo ibi murabyumva cyane, n'ingero zirahari. N'ejo bwacya isi bayitwitse, ndavuga Ukraine n'Uburusiya, nkakubwira Iran na Israel. Ibi mumaze iminsi mu byumva. Ihindagurika ry'ikoranabuhanga, ikoranabuhanga nk'ubwenge bukorano, artificial intelligence na robots zitandukanye zirimo gukorwa, biramutse bitagenzuwe neza byatera kaga karimo gusenyuka kw'imibereho y'abantu. Icya gatatu, kwangirika kw'imico n'imyitwarire ya muntu. Iki nacyo cyarangiza isi. Hari abemera ko isi izarimbuka kubera ubuzima bw'icyaha. Iki nacyo cyarangiza isi. Imyemerere ya Gikristo, kurimbuka kw'indangagaciro n'ubusabane bwa muntu n'abandi bizacika burundu. Imyitwarire mibi y'ubusambanyi, ubusahuzi, ruswa n'urwango ruvanze n'ivangura, ibyo byose bizana umwuka mubi ushobora guteza ibibazo byangiza isi n'abayituye. Ibyago biremereye bitunguranye, ibyo wumva bita ngo catastrophe. Abahanga mu bumenyi mu by'ubutaka n'ibidukikije bavuga ko ibyago by'imitingito, ibirunga, imyuzure cyangwa kugongwa kw'isi n'ibibumbe biva mu isanzure bishobora guteza irimbuka ry'isi. Reka nkubwire ku mirongo y'imyemerere y'indimi zindi. Mu myemerere y'idini ya Islam habamo iminsi ya nyuma, aho bizagaragazwa n'ibimenyetso byihariye nk'icika ry'indangagaciro n'imico myiza mu bantu. Mu myemerere ya Hindu, Abahindu bavuga ko ubuzima bw'isi buri mu nzira inyeganyega, aho buri gihe icyiciro runaka kirangira kiganisha ku kindi kugeza ubwo isi izagera ku mpera y'igihe. Iyo ni imyemerere y'Abahindu. Ubusesenguzi bw'imiterere ya muntu
Hari abavuga ko isi izarimbuka kubera kwirengagiza ibibazo by'amajyambere yihuse, kudashyira hamwe kw'abatuye isi mu guhangana n'ibibazo bihari, ndetse n'ubwirasi bwa muntu n'ibyo atumva neza cyangwa adafitiye ubumenyi busobanutse. Umuntu akagira ngo uri umuvumbuzi, akavumbura rimwe akazavumbura ibirangiza isi. Mujya mubyumva ibikorerwa muri za laboratoire hirya no hino. Mu buryo bw'ukuri, impamvu nyamukuru ikunze kugaruka ni uko ibikorwa bya muntu bishobora kwihutisha irimbuka ry'isi cyangwa bigatuma amahame akomeye y'imibereho acika intege. Reka mbabwire ko gukunda isi no kwirinda bishobora gukumira irimbuka ryayo cyangwa bikagabanya ibyago bikomeye abantu bashobora guhura nabyo ndetse n'ibidukikije. Dushingiye ku bisobanuro n'impamvu zishobora gutuma isi irimbuka, inama yagirwa abantu batuye isi igamije guteza imbere imibereho myiza, kubungabunga ibidukikije no guharanira amahoro. Dore inama z'ingenzi zatanzwe n'abahanga n'abashakashatsi. Kubungabunga ibidukikije n'ubuzima bw'isi harimo kurwanya ihindagurika ry'ibihe, gukoresha ingufu z'amashanyarazi zitangiza ubuzima n'ibidukikije, renewable energy, urugero nk'amashanyarazi akomoka ku zuba, umuyaga, ndetse no kugabanya imyuka ihumanya ikirere, kubungabunga amashyamba n'amazi, gutera ibiti no kwirinda kwangiza ibidukikije, kugabanya imyanda, kugabanya ikoreshwa ry'ibikoresho bidapfa kubora, urugero nk'amaparasitike, amashashi n'ibindi, gushyira imbaraga mu gutunganya imyanda no kuyibyazamo ibindi bifite umumaro, kubaka umuco w'amahoro n'ubumwe. Iki ni icya kabiri. Kurwanya urwango n'ivangura, gushyira imbere ibiganiro byubaka amahoro, ukarwanya amakimbirane yose ashobora kubaho mu buryo ubwo ari bwo bwose, guharanira ubumwe n'imikoranire y'abantu n'ibihugu. Ibi byose bikaza bigamije gukemura ibibazo byugarije isi nk'ubukene, inzara n'intambara hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Icya gatatu, harimo kugirira isi urukundo no kuyirinda. Kwigisha urubyiruko, iki kikaza ku isonga. Gushyira imbere inyigisho z'ubukangurambaga ku kubungabunga isi no kumenya uruhare rwa buri muntu mu kuyirinda. Kuvuga ukuri, gucabiranya bikavaho. Abari mu myanya y'ubuyobozi bakwiye gushyira imbere inyungu z'abaturage n'umutekano w'isi aho kwibanda ku nyungu zabo bwite. Iki ngiki ni ikibazo mu bihugu bimwe na bimwe. Gushyira imbaraga mu bumenyi n'ikoranabuhanga ryubaka, gusuzuma neza ingaruka z'ikoranabuhanga nka artificial intelligence no kurinda ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi. Ubundi wakwibaza ngo kubera iki izi ntwaro za kirimbuzi bazikorera iki nimba baba badateganya kuzagira agace barimbura, cyangwa kugira igihugu barimbura, cyangwa kugira umugabane barimbura? Wakwibaza ngo ubundi izi ntwaro za kirimbuzi ibihugu bizikora cyangwa bizitunze byazikoreye iki, bizitungiye iki, gahunda yazo ni iyihe? Igisubizo nawe wakiha, nta kindi. Gushora imari mu bushakashatsi bugamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, isi no gukemura ibibazo by'ibidukikije. Number 5, icya gatanu, kwirinda gushyira inyungu bwite zawe hejuru y'iz'abandi. Umva nawe iyi ngingo yarimbura isi. Guharanira ko ubutunzi bw'isi bukoreshwa mu buryo bwungura bose, ku buryo habaho kugabanya icyuho kigaragara hagati y'abakire n'abakene. Abantu bakabaho mu buryo bujya kungana, kabone naho batangana neza, ariko ntusange hari abakennye cyane bari hasi 0-0, hari n'abakire bari hejuru batumbagiye. Ibi nabyo biri mu bintu bishobora kuzarimbura iyi si, ku mpamvu nanjye nababwiye. Icya gatandatu, kugarukira Imana no gukosora imyitwarire. Reka iki ngiki nushaka mukigire meni cyangwa mukigire igikuriza ingingo zose. Abemera Imana bakwiye gukurikiza amahame y'imyemerere yabo mu kubaka isi itarangwamo urwango, ruswa n'ibindi byaha bivugwa muri Bibiliya ndetse bigaragazwa nk'imirimo ya kamere. Iyo usomye mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 ukageza ku murongo wa 21, reka ahantu nkabasomere. Dore imirimo ya kamere iragaragara, ni gusambana no gukora ibiteye isoni by'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Icyo wahita wibaza wavuga ngo abatazaragwa ubwami bw'Imana bazajya hehe? Bazarimbuka. Igisubizo nicyo ngicyo. Reka nkubwire kuguharanira indangagaciro zirimo gukunda abandi, kuba inyangamugayo no gutanga umusanzu mu iterambere ry'isi.
Namba ya 7 mu bintu bishobora kurinda iyi si: kugira uruhare rwiza ku isi. Buri wese akwiye kwibaza uko ashobora kugira uruhare mu kuzamura isi aho kuyisenya, haba mu bikorwa byoroheje nk'ibitekerezo byubaka cyangwa ibikorwa bifatika, urugero nk'ibikorwa by'ubukorerabushake. Ibi nawe wabikora. Twerekeza ku musozo, reka nkubwire ubutumwa bukuru. Isi ni iyacu twese kandi buri wese afite inshingano yo kuyibungabunga. Dukwiye guharanira gukora ibishoboka byose ngo dufatanye kubaka ahazaza heza h'isi dutuye, ku buryo abacu cyangwa abuzukuru bacu bazavuka bayisangamo ubuzima bwiza, ntibisange bavukiye i Sodoma n'i Gomora. Reka rero nkubwire nti uruhare rwawe ruto ruvuze byinshi ku hazaza h'isi. Ngayo rero nguko kuri we warunkurikiye, nawe wasanga uri mu bajyaga bibaza ngo ese isi izarangira cyangwa isi ntago izarangira. Igisubizo ngira ngo wagikuramo hano muri iki cyegeranyo: isi izarangira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Isi izarangira. Ikintu cyonyine gishobora gutuma iyi si itarangira ni uko umuntu yahinduka, ni uko imitekerereze y'abantu yahinduka, ni uko ubugome bw'abantu bwahinduka, ni uko abantu bahinduka bakareka ubugome, bakareka kwikunda, bakareka kwishyira hejuru, intambara zigahagarara, urwango rugahagarara, kwikunda bigahagarara. Reka nkubwire ngo ntago mbizi neza yuko umwana w'umuntu ibi ngibi byashoboka. Mwari kumwe rero nanjye John Advisor nk'ibisanzwe, umujyanama wanyu wihariye. Reka mbabwire ngo mukomeze musangize abandi iyi video. Nkuko mpora mbibabwira, umurimo ni mugari. Iyo wohereje link, iyo usharinze iyi video, nawe uba umfashije gukora umurimo. Abakeneye izi nyigisho baba ari benshi, abakeneye ubumenyi baba ari benshi. Reka dukomeze dufatanye muri uyu mwaka. Intego no gukora cyane. Naho ubutaha. Welcome to Hyper Gospel TV.